Bakunzi ba Authentic Christendom TV, nongeye kubasuhuza mugire amahoro y'Imana. Ni Dr. Symphorien ubasuhuza, nkaba ndi hano i Texas uyu munsi tariki 22 z'ukwa kane 2024. Authentic Christendom TV ni ukuvuga ngo ni ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyapolitiki, ariko hatarimo n'itekinika ry'amadini y'abakoloni. Ntabwo najyaga nongeraho aka kantu ko kuvuga ko harimo no kwamagana itekinika ry'amadini y'abakoloni. Abantu benshi ntabwo babitahura, ntabwo babyumva, bakunze kunshinja nyine ko ndi muri politiki, kuko ni ibintu byimbitse abantu benshi badatahura. Kuko ibyo byose nubwo ntazi byinshi cyangwa byose, ariko maze imyaka 8 muri theology, so ibyo ndi kuvuga ndabizi. Abo tubyumva kimwe, mujye mutega amatwi mwitonze, kuko ibyo mvuga ni ibintu maze igihe ncukumbura. Iyi shano rero, iyi shene niyo gushishikariza abantu ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini y'abakoloni. Uyu munsi rero, hamwe n'ibyo byose nyine, nje gutanga ikiganiro ku ijambo rya Victoire Ingabire. Ijambo rirahari kuri YouTube, nageze narishatse kubona riri gufi. Donc aho maze kubonera igitabo cye, ejo bundi yavuze ko cyageze kuri Amazon, nibwo nabibonye kuri Twitter ko cyageze kuri Amazon mu Cyongereza. Ariko abandi bavuga ko kimazeho iminsi bagifite, bamaze imyaka 5 bagifite, igihe ntacyo nari mfite, nakibonye ejo bundi. Nkibonye rero nasomye, nahise nsoma nyine content, mbese ibiri mu gitabo. Ubwo rero nahise mbona ko ngo icyateje ibibazo byose afite mu Rwanda, ikibazo afatanye n'inkotanyi, ni ijambo yavuze akigera i Kigali. Iryo jambo rero nubwo riri kuri YouTube hariho agace gatoya, ariko iryanditse nkeka ko niryo rirambuye, niryo rero ngira ngo mbasomere. Ndarisoma kuko riri mu Cyongereza, nyakira no mu Kinyarwanda, kugira ngo rizagere nibura kuri ba bana rwa rubyiruko dufite rwibereye hanze muri mayoneze, rutitaye ku biba kuri bene wabo bari mu gihugu, bari ku kandoyi, bari ku ngoma y'igitugu, bari gutotezwa, bari gushimutwa. Abantu bashinzwe urubyiruko mu mashyaka dufite hanze, cyangwa se mu miryango iri hanze, za association dufite hanze, abafite inshingano mu kugera ku rubyiruko, ndabasaba ko nibona kino kiganiro mwaza kigeza ku rubyiruko. Ndaza no kugishyira kuri WhatsApp, ndaza kwiyaranja downloading ngishyire kuri WhatsApp kugira ngo kizagere ku rubyiruko rwinshi, maze nibamara kumva iri jambo bazakore analyse, bazakore ubusesenguzi, bumve icyo Ingabire azira, niba koko ari umunyabyaha nk'uko babivuga. Hari n'abo bamwitirira, bavuga ko bavuga nyine ko ari interahamwe, bavuga ko ari apfobya jenoside, bya byaha byose barega umuntu wese bashaka kwikiza. Ndagira ngo nyine mbahe ijambo ryose uko ryakabaye, kugira ngo ababyeyi n'abashinzwe urubyiruko mu masosiyasiyo murimo muzaribagezeho. Ntatinze rero, reka ntangire. Abanshinja ko ari politike, ibyo ni akazi n'uburenganzira bwanyu, ni imyumvire yanyu, ariko nkeka ko na Yesu bajya kumujugunya kuri wa musozi w'i Nazareti, ni uko yari amaze kubwira abakire b'icyo gihe n'abanyepolitike ko bagombaga kurekura abacakara bari bafite bakigenga, ndetse bakanasubiza abantu bambuye ubutaka, bakabasubiza ubutaka bwabo. Ibyo ni byatumye bashaka kujya kumuroha. Ubwo rero abadushinja politiki turabyumva nyine, bamwe no kutabyumva, abandi ni ugukorera inkotanyi, ariko sava twe tuzakomeza umuhamagaro wacu. Ubwo rero reka ntangire mbagezaho rino jambo. Ndatangira nsoma mu Cyongereza, nyuma nze no kujya nshyira mu Kinyarwanda. Ndasoma mu Cyongereza muri akisa yanjye, ntabwo njya kwikasharura ngenda mvuga nk'ushaka kumukorwa. Ndasoma muri accent yanjye, ariko nsoma Icyongereza. Hatangira gutya ngo: Rwandans, friends of Rwanda, after 16 years of exile, today I am back in my homeland.
Our country has known the unspeakable. The genocide carried away almost 1 million Rwandan lives. Large-scale massacres also took away thousands of the Rwandan lives. Kandi mvaneho no gusharinga. Reka ntangire. Nundeba neza. Rwandans, friends of Rwanda. After 16 years of exile, today I am back in my homeland. Our country has known this unspeakable. The genocide carried away almost 1 million Rwandan lives. Large-scale massacres also took away thousands of the Rwandan lives. There is no one single Rwandan family who hasn't believed. But the population is still waiting in fear for a real national policy of unity and reconciliation. Iyo niyo paragraph navuga ko ari paragraph ya mbere. Reka noneho nyisome no mu Kinyarwanda kugira ngo bizagere ku rubyiruko rushoboka rwose, abumva Ikinyarwanda n'abumva Icyongereza. Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, nyuma y'imyaka 16 mu buhungiro ngarutse muri gakondo yanjye. Igihugu cyacu cyabonye amahano. Jenoside yatwaye ubuzima bw'Abanyarwanda bakaba miliyoni. Ubwicanyi ndengakamere nabwo bwatwaye ubuzima bw'Abanyarwanda ibihumbi. Nta rugo na rumwe mu Rwanda ruticiwe. Nyamara abaturarwanda baracyategerereje mu bwoba imiyoborere y'igihugu irangwa n'ubumwe n'ubwiyunge. Icyo ni igika cya mbere. Igika cya kabiri. I come for peace, and it is this peace that will guide my political action to eradicate injustice and to break all the chains that imprisoned us. In exile, we created a political formation, the FDU Inkingi. We did the politics in exile. Now it is time to pursue it in our country with Rwandans who have stayed in the country to engage with all our forces in a political struggle that will lead us to victory against all forms of injustice and the establishment of a genuine democracy based on the freedom of everyone. I send you the greetings of your relatives, friends, and acquaintances, of your compatriots who remained in exile. They share the same struggle we all have in this struggle for the change that we are starting in order to restore the honor for every Rwandan in a peaceful way without any further bloodshed. Ni paragraph ya kabiri. Mu Kinyarwanda haravuga ngo nzanywe n'amahoro, kandi ayo mahoro niyo azagenga ibikorwa byanjye bya politiki mu kurandura akarengane no gushwanyaguza ingoyi zatuboshye. Mu buhungiro twakoze ishyaka rya politiki ryitwa FDU Inkingi. Twakinnye politiki mu buhungiro. Igihe kirageze ngo dukomereze politiki mu gihugu cyacu hamwe n'Abanyarwanda basigaye mu gihugu, dukoresheje imbaraga zacu muri politiki igoye izatugeza ku ntsinzi, tukavanaho akarengane kanyuranye, tukanashyiraho demokarasi ishingiye ku bwisanzure bwa buri wese. Mwakire intashyo z'abavandimwe banyu, inshuti zanyu n'abandi bose muziranye, ndetse n'abandi musangiye igihugu bose basigaye mu buhungiro.
nabo bari ku rugamba nk'urwo turiho mu guhirimbanira impinduka dutangiye kugira ngo tugarurire buri munyarwanda agaciro mu mahoro nta yandi maraso amenetse. Icyo ni igika cya kabiri. Reka dukomeze mu cyongereza. I come to register your party in order to be able to take part together with the other political parties working in Rwanda in the presidential election to be held in August this year, 2010, and in all other elections to be held in years to come. It is a long way we are starting a new revolution that will not end with the presidential election. Noneho mu kinyarwanda avuga ngo nje kwandikisha ishyaka ryanyu kugira ngo tuzitabire hamwe n'andi mashyaka amatora ya perezida wa repubulika azaba mu kwa munani uyu mwaka wa 2010 ndetse n'andi matora azakurikiraho. Ni inzira ndende dutangiye yo kwibohora itazarangirana n'aya matora gusa. Ndi gusoma mu gitabo nyine cya Victoire Ingabire, ngira ngo ni iki ngiki murakizi, niho ndi gusoma mu cyongereza. Noneho hakurikiraho the purpose of struggle. We want every Rwandan to stop being afraid. We want to eradicate poverty, hunger, nepotism, corruption, and clientelism. We want to fight dictatorship, injustice, and unfair justice practiced by the Gacaca court, jail and works of general interest without fair trials. We want to end exile that prevents children from knowing their parents and destroying families, social inequalities, discrimination, expropriation of property or land. We want every Rwandan to walk straight without hiding, without being ashamed. We want to break all the chains that prevent you from feeling as Rwandan citizens. That's the purpose. Intego ya Victoire Ingabire mu ijambo yavuze. Turashaka ko abanyarwanda bava mu bwoba. Turashaka kurandura ubukene, inzara, akazu, ruswa n'ubujura bw'amajwi bukorwa n'abanyembaraga. Turashaka kurwanya igitugu, akarengane n'uburiganya bwakozwe n'inkiko gacaca, gufunga inzirakarengane ndetse n'imirimo nsimburagifungo nta butabera nyabwo bwatanzwe. Turashaka guca ubuhunzi butandukanya abana n'ababyeyi, bugasenya imiryango. Turashaka guca ubusumbane, ivangura no guca kwikubira ubutaka. Turashaka ko abanyarwanda bagenda bemye batububa, badacunaguzwa. Turashaka guca ingoyi zose zitubuza kwiyumvamo ko turi abenegihugu b'u Rwanda. Paragraph ikurikira mu cyongereza. I am a girl who is returning home. I return to fight peacefully. I return so that together we combine our efforts to free ourselves from all that prevents us from being free. I am not accompanied by army because I come to you, to my parents, my brothers and sisters. No one can prevent a child from returning to his or her parents. You who have remained in the country, we congratulate you, for it is you who know the pain you have endured.
We know your pain, you do not say anything, but your face translates your anguish. But you alone can measure with precision the extent of your grief. The liberation must be done in peace. It is not by crying that one frees oneself. It allows the oppressor to double in order. We want a peaceful liberation without any further bloodshed. We do not want another war, and we will condemn anyone who wants to plunge us back into war. When we liberate ourselves by shedding the blood of innocents, we continue to drag this evil inheritance. That is why we will not engage in meetings that may lead to clashes. We will fight so that each vote counts and that the counting takes place publicly where you have voted. If anyone opposes it, you will be the witness. Paragraph ndende. Ndi umukobwa ugarutse iwacu, ngarutse kurwana mu mahoro, ndagarutse ngo dushyire imbaraga hamwe twibohore ubwacu ibintu byose bitubuza kwisanzura. Simperekejwe n'abasirikari, ko nje muri mwe babyeyi banjye, basaza banjye na bakuru banjye. Nta wabuza umwana gusanga ababyeyi. Mwe mwasigaye mu gihugu tubakuriye ingofero kuko ari mwe muzi umubabaro mwaciyemo. Tuzi agahinda kanyu nubwo mudakopfora, mu maso hanyu herekana umubabaro mwinshi. Ariko ni mwe mwenyine mwapima neza uburemere bw'agahinda kanyu. Kwibohoza bigomba gukorwa mu mahoro. Kurira ntibivana ku ngoyi, ahubwo bituma umunyagitugu akuba inshuro nyinshi ubugome. Nta yindi ntambara dushaka, kandi tuzamaganira kure uwo ari we wese uzashaka kudushora mu ntambara. Turamutse twibohoye tumena amaraso y'inzirakarengane, twaba dukomeje kwikururira ikibi cyabaye karande. Niyo mpamvu nta nama tuzakoresha zishobora guteza impagarara. Tuzarwanira ko buri jwi ribarwa kandi amabarura akabera mu ruhame aho muzaba mwatoreye. Uzabirwanya muzaba abagabo bo kubihamya. Bikomeze. Do not be afraid. After our victory, any person who has been expropriated unfairly will recover his or her property. Our policy will be in calm and serenity, so that we win without provoking another war. The one who wants to provoke it will be alone to be held responsible. Our goal is to put an end to the dictatorship, the bad management of the national heritage. We want a profound reform of the army and of law enforcement agencies, a social and economic reform, a reform of education and justice. We want a policy that protects every Rwandan so that nobody loses their life because of their origins, their region, their religion, background, or their political opinions. Mu Kinyarwanda cyangwa mu Gihutu, bamwe barabita Igihutu. Ntimwigire ubwoba. Nyuma y'intsinzi yacu, uwanyazwe wese azasubizwa ibye.
imiyoborere yacu izarangwa n'ituze kugira ngo intsinzi yacu ntizateze intambara. Uzateza intambara azabyirengera. Intego yacu ni ugushyira ku iherezo igitugu, no gusesagura umurage w'igihugu. Turashaka impinduka yimbitse mu gisirikare no mu nzego zose z'umutekano. Turashaka impinduka ku mibanire y'abaturage, mu bukungu, mu burezi no mu butabera. Turashaka imiyoborere irinda buri munyarwanda kugira ngo hatagira uvutswa ubuzima kubera aho akomoka, kubera akarere, kubera imyemerere mu by'iyobokamana cyangwa ibitekerezo bye bya politiki. The last paragraph. Some may wonder if there is something positive about what the regime has been doing for 16 years. I am not the spokesperson for this regime, and it is not up to me to praise its merit. What I can say is that when someone commits himself to govern the country, he is committed to work for the good of the citizens and for the development of the country. The opposition is there to alert on what needs to be corrected. The government has its spokespersons who knows how to defend it in the state media and those who support it. Beautiful houses, villas, and buildings are remarkable, but this does not prevent me from seeing the sharp famine in the countryside, kwashiorkor, cheek, chronic fear, deplorable living conditions, clientelism, latifundia, people who pay to survive, corruption, discrimination, and inequalities of all kinds. Wake up. Wake up. Give up fear and let's liberate ourselves peacefully. Wake up. Give up fear and let us liberate ourselves peacefully. Together we shall prevail. Kigali, 16 January 2010. Noneho paragraphe ya nyuma mu rwa rurimi. Bamwe bibaza niba hari ikintu cyiza iyi ngoma yagezeho mu myaka 16. Sindi umuvugizi w'iyi ngoma kandi sinshishikajwe no kuyisingiza. Sinshinzwe kuyisingiza. Icyo navuga nuko iyo umuntu yemeje kuyobora igihugu aba afite inshingano zo gushakira ibyiza abenegihugu n'iterambere ry'igihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babereyeho kugaragaza ibigomba gukosorwa. Guverinoma ifite umuvugizi uzi kuyiburanira mu itangazamakuru rya leta n'abaterankunga bayo. Amazu meza n'amagorofa n'imiturirwa biragaragara, ariko ntibimbuza kubona inzara ikaze cyane iri mu giturage. Hariyo bwaki, ubwoba bwasabitse abaturage, imibereho mibi cyane, gukomeshwa amashyi, ubuhake, kwigura, ruswa, ivangura n'ubusumbane bw'ingeri zose. Mubyuke, mwiyambure ubwoba, twibohoze mu mahoro. Mubyuke, mwiyambure ubwoba, twibohoze mu mahoro. Twese hamwe tuzatsinda. I Kigali ku ya 16 Mutarama 2010. Ngiyo rero ngiryo ijambo cyangwa se speech ya Victoire Ingabire muri 2010 ubwo yajyaga i Kigali mu Rwanda, agiye kugira ngo yandikishe ishyaka yiyamamaze azabe presidente w'u Rwanda. Ibyakurikiyeho nyine muribona ko baramwangiye, ahubwo bamugira umunyabyaha.
nahisemo gusoma iyi speech yose, ijambo ryose, kugira ngo urubyiruko yenda ruri kubyumva ubu ngubu ntabintu uko byatangiye, kugira ngo mwumve icyo Ingabire azira. Muri iki gitabo cyemeza ko iri jambo niryo ryabaye intandaro y'ibibazo byose afite mu Rwanda. Nkaba rero nshishikariza abantu bayobora urubyiruko, haba mu mashyaka, haba mu miryango itigenga, no ku miryango yigenga, za asosiyasiyo zitandukanye, abantu mufite aho muhurira n'urubyiruko ndetse n'ababyeyi, mubahe iyi speech. Ari abumva icyongereza badashaka kumenya ikinyarwanda, muyibahe, n'abadafite amahirwe yo kumenya icyongereza mubahe nabo bumve mu kinyarwanda, hanyuma bakore ubusesenguzi, bumve niba koko ibi bintu byahinduka icyaha mu gihe abanyarwanda basumbijwe bakeneye kwibohoza. Reka rero ne gutinda, ahubwo ndangize n'isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ko washimye ko mba umwe mu bambasaderi bawe, ngo nzamure ijwi ry'abarengana namagana abarenganya, baba abanyepolitiki cyangwa abanyamadini. Kubw'ibyo nsabiye protection cyangwa se umutekano Ingabire Victoire, nk'umwe muri ba Mosi bahagurukirije abanyarwanda bari mu gihugu. Ijambo yavuze tariki ya 16 Mutarama 2010 rirerekana ko ari umunyamahoro. Abitambitse ngo amahoro wamutumye kugarura atagerwaho, bagamburuze mu izina rya Yesu. Amena.